akagenda yegamiye inzu akabikora. Nuko igihe kigeze rero ibyo kugenda cyakora ntawe nakubwira ngo byaje icyo twagiye kubona tubona yize guhaguruka agahagaraka tubwira ati ni murebe noneho nahagaze tukishima nawe akishima. Ubwo duhuriye mu muhanda numva batangiye kuntuka kandi ubwo nari mperekeje abashyitsi. Numva ngize ikibazo batangira kuntuka ngo iki ntari cya kigabo ngo cyakoreraga iraruguru ngo cyahombye. Ndavuga ngo rwose nubwo asengera abantu ariko uyu wo bwite ndabamugerageje. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, mwe mwese mudukurikiye muri aya masaha. Nitwa Theophile Kurana Umwete nkuko bisanzwe tumaze kumenyerana. Nkuko mubibona imbere yacu turi kumwe na mupapa twaganiriye mu minsi ishize atubwira byinshi by'urugendo rwe, ukuntu Imana yabanye nawe ikamurinda ikamufasha agaca muri byinshi, Imana ikabana nawe. Uyu munsi wa none n'ubundi turi kumwe tugiye kongera tuganire. By'umwihariko murabona noneho ntabwo ari wenyine, ari kumwe n'umubyeyi ndetse n'umwana, turaza kumumenya nawe. Ndagira ngo musabe yongera twibwire nk'abantu baba batakimwibuka, ahereze nura mubyeyi nawe twibwire dukomeze. Ni karibu. Murakoze. Nanjye nitwa Ntegerejimana Sitani. Amen. Nanjye nitwa Mukantabana Florida, nkaba ndi mu mudugudu wa Murambi. Uyu mutware turi kumwe akaba ari we mutware wanjye. Ubwo akagari ni aka Rugasa, umurenge wa Ruhango. Yesu abagirire neza. Murakoze cyane kutwibwira, tumenye n'umudamu wanyu. Imana nishimwe cyane. Ndagira ngo mudusengere, nimumara gusenga dukomeze. Ni karibu. Ka dusenga Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, uyu mwanya turagushimye, tugushimiye ko wabanye natwe muri iyi minsi yose itambutse, tugushimiye rero kugira neza kwawe. Uyu mwanya rero tugarutse mu kiganiro twari turimo ubushize, turakwinginze Mana dusengera abatuye isi yose, dusengera igihugu cyacu Mana, turinginze ngo ugirire neza abatuye igihugu cyacu kandi ugirire neza abatuye isi, kandi Mana ubereke ukuboko kwawe no gukomera kwawe. Ndinginze rero ugumye kubana n'abantu bawe muri iyi minsi, byambaje nizeye izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Aho duheruka ubushize mwarimo mutubwira imirimo y'Imana, ukuntu Imana yabanye namwe mwagiye hanze y'igihugu mu buryo butangaje. Imana igakora imirimo mukagaruka amahoro, mukaba mwaragarutse mu Rwanda mukaba mukora umurimo w'Imana nta kibazo. Ndagira ngo tutaraganira na madamu umanze utubwire, nyuma yo kugera mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma yo kugera muri Korali Witsemba, ni ikihe gice kindi watuganirizaho cy'ubuhamya kugira ngo tuze kuganira na madamu? Murakoze cyane. Shimye Imana rero, nk'uko twabivugaga ubushize, nashimye Imana ubwo nari ngarutse mu Rwanda. Imana ikansura ko ngomba kuba muri Witsemba. Nashimye Imana yagomeje kungirira neza, irandinda mu bibazo bikomeye nkuko nagiye mbivuga ubushize. Ubushize twavuze kuri byinshi, ariko Imana yabanye nanjye. Ariko cyane cyane shuhuje abantu bahuye n'ibibazo, ndabashuhuje cyane. Abanyumva hirya no hino mwese ndabashuhuje kuko nanjye nahuye n'ibibazo byinshi, kuko Imana yabanye nanjye. Ndasuhuza cyane cyane abantu baterejwe Cyamunara, ni inshuti zanjye rwose. Ndabashuhuje cyane abantu baterejwe Cyamunara, kuko ntawe nari nzi ko ndi buterezwe Cyamunara ngo mbe ngeze kino gihe ndiho, ariko Imana yarandinze. Nkabashuhuje cyane n'abantu bahuye n'ibibazo nk'ibyanjye. Rwose Imana yarandinze, indinda nta kintu ngira. Nkuko mubibona rero ndi muri Korali Witsemba, kandi ku bibazo byinshi nanyuzemo bikomeye. Njya nibuka mu bihe byatambutse, nibukaga kuntu nagiye njya gukora ibiraka, nkajya gutera ibiraka mu misozi. Nagerayo aho nagiye gukora nk'ikiraka, bitewe n'uko abantu babaga banzi,
bazi n'uburyo nari mbayeho mbere y'uko mpura n'ibibazo, bakareka imirimo yabo bakaza kwirirwa banshungeye bandeba ngo barebe uburyo umuntu wahuye n'ibibazo yari afite kundi yari abayeho, ukuntu ari gukora, nkabyitegereza nkavuga nti ariko Mana ibi ngibi nzabivamo. Ubwo rero utararenga aho ngaho uravuze ngo wajyaga gutera ibiraka. Ni nk'ibihe biraka wajyaga gutera? No gukora ikiyede, no guhinga, bimeze gute? Rwose ibiraka rero burya umuntu wahuye n'ibibazo nta biraka adakora. Ikiraka kibonetse cyose aragikora. Ubwo rero nk'umuntu wari uzwi ko nari mfite imibereho, abantu bakabona nagiye gutera ikiraka cyo kuba umuyede, ndi gukorana n'abafundi, kandi nabo dukorana bari bazi imibereho nari mfite. Ubwo nyine buri muntu wese yambwiraga ibyo ashaka, umuntu wese njya nibuka igihe kimwe turi hejuru ku Gikwa ndi gukora ahantu ikiyede, naravuye ariko muri kano karere naragiye mu kandi. Ubwo nibwo umuntu twari turi kumwe hejuru ku Gikwa arambwira ati ariko Runa, turibuka cya gihe baguhamagaraga ngo ni kukumenera irangi ugahurudukana moto ukaza kureba ukuntu irangi ngo ndi kurimena kandi bari kumbeshyera, wari uzi ko ibi ngibi twabikorana? Nuko ubwo rero ngo yarayikunganiza nyine, ariko numva biranshegeshe. Mbega yari ari kukuvugiraho? Byazaye shaka kumvugiraho mbega. Nuko ubwo rero ibyo numva ni ikibazo, ariko ndavuga nti Mana niko wabishatse. Ubwo njya nibuka igihe kimwe nagiye guhingira umuntu, nagiye kumuhingira. Ubwo rero njya kumuhingira nagize ikibazo, naburaye. Ubwo azana ibyo kurya, ariko ntekereje ko mu rugo nta kintu nahasize. Ubwo ndareba se ndarya ngere mu rugo nariye, abandi mu rugo babereye aho. Ubwo nabwo ngira ikibazo, ndavuga nti rwose ndi kumva ntarabishobora kandi niriwe ndi guhinga. Ubwo rero cyakora uwo mubyeyi ambera intwari, abonye ntariye aribaza kandi areba uko azi uko mbayeho. Cyakora ntashye ngeze mu rugo, bya bindi yari kumbonera abinzaniye, abinzanira mu rugo. Akuzanira ibyo bihiye se? Yarabinzanira aho nimbi, yahise akurura ikibazo mfite nyine kugira ngo mbisangire nabo mu rugo. Ubwo rero bitashye mu rugo, noneho mwese murabizi. Noneho byo twese tuba tubonyeho ibyo kurya. Imana ishimwe. Ubwo rero numvishe shimye Imana. Nakoze ibintu byinshi bitandukanye mu ubwo buzima. Nakoze byinshi bitandukanye kuko njya nibuka hano iwacu urahabona muri kano gace k'iwacu, igihe cyarageze nkajya kwirirwa nko mu misozi. Njya nibuka nk'uyu muhanda bawukora, uriya muhanda uhuza Kibuye Gisenyi, nkabura ahantu nirirwa, nkajya kwirirwa ndi kwirebera imodoka nabuze aho nirirwa, kugira ngo ngere mu rugo nijoro, kugira ngo ntirirwa hafi abana bakambaza ngo nimbahereze icyo kurya. Ubwo rero nkajya kwirirwa nk'iyo ngiyo, nkataha bwije, no kwanga ko abantu bo muri kano gace bambona kuko bazi ko mfite ibibazo. Njya nibuka igihe kimwe navaga mu rugo ngiye nk'ahantu, nkava mu rugo ngiye nk'ahantu, najya nkumva abantu bagiye batelefona babwirana ngo wowe yanyuze iriya, ngo wowe yanyuze iriya, ngo wowe yarengeye iriya. Nkibaza impamvu batelefonana, bikanyobera. Ariko uyu munsi ndi gushima Imana ko nta bantu bagitelefona ngo bibaze naho nagiye, ngo birirwe bari kubaririza mbere runaka bimeze gute. Shimye Imana ko ibyo bitakibaho. Ariko mu buzima nahuye nabwo nkimara kuva hanze, nahuye n'ubuzima bukakaye. Cyakora nk'uko nagiye mbivuga, kuko Imana yambwiye ngo iki nshakaho no kujya muri Witsemba, Imana yandindiyemo. Nk'uko nagiye mbivuga, abaririmbyi tubana nabo bagumya kugenda banyitaho, bamenya n'ibibazo mfite, naho yenda ibibazo bitabuze gukomeza. Ariko nagize ibibazo byinshi ku buryo njya nibuka igihe kimwe, hari aho nabaye muri korali imwe, abaririmbyi bapanga igihe kimwe cyo kuza kunsura. Mwene data twagiye duhura n'ibibazo, ariko ndimo mbwira abantu bagiye bahura n'ibibazo ntibihangane bakorera Imana. Imana nabizahegenda ibitaho igira uko ibagenza.
yego. Ubwo rero abaririmbyi baje kunsura igihe kimwe, baza mu rugo mbaherekeje bagiye rwose, kandi mbamuye n'abantu naherezaga ikiraka, nanjye nkifite ubushobozi ngicuruza. Ubwo duhuriye mu muhanda, numva batangiye kuntuka, kandi ubwo nari mperekeje abashyitsi. Numva ngize ikibazo, batangira kuntuka ngo iki ntari cya kigabo ngo cyakoreraga iriya ruguru ngo cyahombye. Nuko batangira kuntuka rero, cyakora mbima amatwi, ariko mbimye amatwi biranga, bashaka kubibwira cyane abo bantu turi kumwe ngo babyumve. Nuko tumaze gutandukana rero nibwo bambajije, barahoza ati ese abantu bari gutukira iki? Rwose nimubareke bitukire, kuko uvuga ibyabaye narahombye, ariko nandi kwibaza impamvu bantuka bikanyubira. Muri iki gihombo rero naje kugira, Imana yanyigishirizemo byinshi, naje kumenyeramo byinshi. Imana yashatse kunyigisha byinshi, kuko igihombo cyanjye cyavuzweho n'abantu benshi batandukanye, buri muntu akakivugaho ibyo ashaka. Njya nibuka igihe kimwe nari ndi mu rugo nicaye mu nzu, abana baburaye ariko bicaye hanze ku muryango. Ubwo rero nibuka umuntu umwe wahanyuze ndi mu nzu atazi ko ndi mu nzu, ariko bitewe nuko yari azi ko twigeze imibereho rero, bene data ubu buhamya iyo mbugezeho nanjye numva ari ikibazo. Bitewe nuko yari azi ko twigeze imibereho, kubwo kugira ngo abavugireho, kuko ari abana bari bazi ubwenge, kubwo kugira ngo abavugireho rero abarabaje ati shati ko mwicaye mwigunje gutyo nta muceri mwariye. Nuko ndamwitegereza ndavuga ntese uriya koko ni ikibazo, ariko nta kundi. Ubwo rero bagiye bavuga utuntu dutandukanye. Njya nibuka igihe kimwe barimo bateza icyamunara, anariyo mpamvu nashuhuje bene data bahuye n'ibibazo. Buriya mu bintu bibaho byambabaje, natekereza nkumva ntari bubyibagirwe cyamunara. Ibintu bya cyamunara nabitekerejeho cyane, mbitekerezaho, ariko Imana iransura irambwira iti nubwo bateje cyamunara ariko ntacyo uzaba, rwose ntacyo uzaba, we guma mu murimo wanjye. Ubwo rero ibyo nabitekereje, ariko sinabikurura, nibaza ikintu kiri bumbesheho bateje cyamunara. Urumva iki guteza cyamunara, bagiye mu mashini bakurura ikintu cyose cyitwa icyanjye baragiteza cyamunara. Ariko Imana iransura irambwira iti nyamara nubwo babiteje cyamunara ariko ntacyo bitwaye. Ariko nibaza uburyo ndi bubeho, birancanga. Nshimye Imana rero ko yagomeje kundinda, naho habayeho ibikomeye byinshi. Cyakora muri uno mwanya ndumva nahuye n'amateso menshi, ibibazo byinshi. Numva nkuko nayigomeje mbivuga ubushize, n'uduce twose nagiyemo tw'igihugu, nkarinda niyo sohoka nkajya hanze, nahuye n'amateso menshi ateye ubwoba. Mbese iyo mbitekereje nkabikurura numva ari ikibazo. Ariko Imana ikimara kunsura ikambwira ngo nta kibazo, kandi ibyanjye byose bigiye, ubwo nariturije ndavuga nti ntacyo, icyo nasinyiye ni ugukora umurimo wawe Mana, ndawukora uko uzanshoboza, nzakora umurimo wawe, ntibindi birakureba. Burya rero bene data icyo dukwiriye ni ugukorera Imana, naho imibereho yacu Imana irayizi. Haleluya. Imibereho yacu Imana irayizi, kuko ndibuka byarakomeje, ngomeza kugenda ngira ibibazo, ngumya kugenda nirirwa mu misozi, nanga gutaha mu rugo, nkataha nijoro kugira ngo abantu batambona bitewe n'ibibazo. Ibyo birakomeza, ariko igihe kimwe Imana iransura irambwira iti ngiye kuguha akazi. Cyakora tubisize muri make, ntabwo ari akazi gakanganye, ariko Imana yampaye akazi, ubu kantunze n'umuryango. Haleluya. Ubu rero ndimo shima Imana, mbwira abantu bafite ibibazo hano muri iki gihugu cyacu cyangwa se kuri iyi si, ko bihangana bakagumya gukorera Imana. Bihangane bagumye bakorera Imana uko bashobojwe, uko bishoboka ukorera Imana. Nawe ku gihe utazi Imana izagira uko ikugenza. Haleluya. Ubu rero Imana yampaye akazi, ntabwo nari nzi ko
nzavugira kuri kamera, nabaye mu makorari nk'uko nagiye mbivuga atandukanye, ariko Imana ntiyabyemera, ishima ko najya muri Witsemba. Ubwo Imana rero burya Imana ni umukozi w'umuhanga, Imana iturebera ahantu tutareba. Njya nibuka ayo makorari njya mvugana nayo iyo gatuye, ntabwo baragira ubushobozi bwo kuba bagira kamera cyangwa se bagira ubushobozi bwo kujya kuvugira kuri kamera, ariko shimye Imana ko yari ibizi ko izancisha mu bikomeye, ariko nkajya kuba muri Witsemba, narangiza ibyambayeho nkajya mbivugira n'imbere ya kamera, abatuye isi bakabyumva. Ibyo rero nabyo mbishimiye Imana. Naho nahombye, ariko njya mbona hari ukuntu Imana nanone yanzamuye mu buryo bwo gukora umurimo wayo. Si byo se? Haleluya. Jya shima Imana buriya, iyo mbonye ndi muri Witsemba nkabona turimo igihe kigera bakambwira ati nukujya kuvuga ibyakubayeho ukabivugira kuri kamera, numva shimye Imana cyane. Bityo rero numva ibyatubayeho ni byinshi, ariko numva nabampiniye aho uko tuzagenda tubyibuka, tuzatugenda tubivugaho, n'abandi bafite ibibazo babyumve, n'abandi bafite ibibazo babyumve, bumve ko hari ukuntu Imana ishobora kugushyira mu bibazo, ariko wagumya kuyegera ikazagira icyo ikora. Haleluya. Ni byiza rero, ubu numva nishimye. Nabaga naganira n'umuntu umwe nkabibwira umuntu umwe turi kumwe, ni nahuye n'ibibazo, ariko ushimye Imana ko nk'ubu ngubu hano ndimo mbibwira isi yose. Ubundi ndabibwira isi yose, n'undi wari ufite ikibazo kimukomereye nawe amenye ko hari ukuntu Imana nagumya kuyisunga izagira uko imugenza. Haleluya. Numva rero tutajya kure, numva na madamu nawe twibye byose byabaye turi kumwe nawe ku byabaye, njya nibuka igihe kimwe. Burya rero ibibazo hari umunyarwanda umwe waciye umugani aravuga ngo umuntu yarose nawe burinda buke. Nagiye ngira ibyo bibazo, abantu bankoba bagira gute, ariko ubundi iyo abantu bari kuvuga ibiriho byo ugomba kwihangana. Ese abantu bavuze ngo urakenye, kandi ko gukenye wakwirirwa ushwana? Nk'uko Imana yahinduye amateka, n'ubundi nabo bahindura andi magambo. Si byo se? Umunyarwanda yaciye umugani ngo umuntu yarose nabi ngo burinda buke. Ubwo rero mwene data tukiganira hano kuri iki kiganiro dufite, buriya mvuye iyo hanze n'ubundi, ubwo nari ngarutse mu gihugu cyacu, ubwo byabaye ngombwa ko umudamu agira inda. Nk'uko mubibona rero hano dufite akana, buriya kabayeho mu buryo bw'ibitangaza. Nari ngiye kurangiza nakavuzeho, ariko reka nkavugeho. Hano dufite akana kabayeho mu buryo bw'ibitangaza, kuko Imana yatweretse gukomera kwayo. Kuko akana karavutse, igihe cyarageze karavuka, kavuka umwanya wo kwituma ntawo gafite. Byabaye ngombwa rero ko Imana itwereka ubushobozi bwayo, nta uruhare tubigizemo. Umwana baramujyana, Imana ikoresheje ubushobozi bwayo, ikoresheje n'abayobozi, baramujyana bamugeza i Kigali mu gihugu cyacu muri CHK. Agerayo nta kuvuga ngo nta tike, ngo hari tike dutanze, nta niki. Ubwo umwana yari yavutse nta mwanya wo kwituma afite. I Kigali muri CHK baramukorera, bamutoborera mu Rubavu, kuko nta bushobozi twari dufite, nta kintu twabikozeho. Ibyo byose byabaye kujya i Kigali, gutaha kuvayo, ni Imana yabyikoreye. Mbega ni Imana yabyikoreye. Reka rero mbe mpini ahangaha duhereze na madamu nawe agira icyo avuga. Yego. Imana igumye kubafasha. Urakoze cyane kutuganirira kuri byinshi byakubayeho, numvise bikomeye cyane. Ndagira ngo twakire na madamu noneho atubwire nkawe, kuko ibi bintu byarabaye, biba uhari, ni urugamba rukomeye cyane. Bitangira wibajije ngo iki, watekereje ngo iki, ngo amaherezo nayahe, ukurikije amagambo wumvaga amaherezo arayahe? Numvaga ko ari ugupfa, ariko Imana nta hantu itakura umuntu, nta naho itamugeza. Naje gutwara iyo nda, ubwo Imana ikarema uwo mwana nyine, ubwo nkabona umwana wanjye abantu bagiye baza kumureba, ubwo muri make
uzanye ibijumba nkarya nkashimiye iyo mana, ubwo uzanye imboga buri muntu akazana ku cyo afite, ubwo umwana njye namubyaye nzi ko mvuga ngo mana kubera ko wampaye umwana umbabarire nzamurambike mu mugongo ubone umucyure. Ubwo rero Imana yo kuko twebwe turebera aho tutareba, namujyanye ku mukozi w'Imana yakabumbye, ndavuga ngo rwose nubwo asengera abantu ariko uyu wo bwite ndabamugerageje, ngize Imana umukozi w'Imana wacu rero Imana izamuha umugisha, yaramusengeye nange ngira kwizera anyohereza kwa muganga. Ngeze kwa muganga bakambwira no kujya i Kigali, natekereza aho nasize abana, mbega natanze ibihumbi 8 mfite bigura imiti nyitayo rwose. Ubwo ndavuga imiti wayitaye kwa muganga se byagenze gute? Nayisize yo ngwifura izindi minja zavutse zifite ubuzima. Ndavuga ngo mana babana nibabaho rwose azaba ari umugisha ngiriye kuwiteka uwanjye gose, nashaka atahe namurambitse mu mugongo ibyo gusa. Mbega nuvuga ngo wari wihebye ubona bikomeye cyane, ubona ko atakira? Mbona ko atakira. Nakumva numbwiye Kigali nkumva ko ari kumbwira ibitashoboka. Ubwo rwose nubwo rwose ubungubu umwana wanjye ari hagifite icyo kibazo cyuko yitumira mu uwo mwanya gusa, ariko Imana nyishimye kuko kurinda ari ukwayo, yandindi uwo mutware wanjye bambwira ngo izarema ngo kandi kubaho kw'isi impuhwe z'agaca, umuntu wese ufite ibimuhiga yere kujya kugira ngo biramwica, nubwo yarari yo hanze ariko numvaga ko Imana izamuzana gusenga nabyo ni byiza. Imana ishimwe. Uvuze amagambo akomeye, ukuntu mwaryaga bigoranye umutwara adahari, numvishe rwari urugamba rukomeye. Mwaryaga mu buryo butoroshye, ubwo se bamaze guteza ibintu byose wumvise biragenda gute buriye? Nahise nishakamo kwikuramo isoni. Yego. Noneho ncuruza ibisheke. Yaba igisheke cy'icumi sikimiteho nkagicuruza kugira ngo ntongera kumukenera ku buryo navuga ngo arampitura. Ndavuga reka nishakemo nanjye gutura Imana, kuko gutura Imana bizana umugisha. Yego rwose. Yaje kuvuka rero umwana wanjye avukana bw'amaguru arebanye cyane, nta tubumba mbara afite. Nabwo nza kuvuga ati ubu uyu mwana nawe azabaho ku mbuga, najya agera ku rusengero ubwo azaba yabaye nka wundi wo ku irembo ryitwa Ryiza, agiye gusabiriza. Ubwo muri makeya ubwo umwana ndagenda ngeze mu ivuriro ry'Umurundi, arambwira ngo kugoroza birarushya cyane, bisaba amafaranga menshi cyane, numva ntago nabikemuriraho. Naje gufata ibintu ndongera njya ahantu ku Bumwe Gisenyi, ngezeyo barambwira ngo reka bayananure, nsanga nta andi mafaranga afite, nta naho afiteho kurara, nabo badafite ubushobozi bwo kucumbikira. Ndongera ndaheka ndataha, ndongera mfata itike nyigujije njye Kigali, ngezeyo bagiye kumunanura basanga ntaha kure, nabyo ntibyashoboka. Ubwo rero biba ngombwa ko umwana mucyura. Isaha y'Imana igeze, ngiye kubona mbona yize guhaguruka, none buno mbona agenda kubera imbabazi z'Imana. Izo bintu ngira ngo kubyumva biragoranye cyane, kumva ko umwana yavutse atagenda afite ikibazo cy'amaguru, ariko uyu munsi wa none akaba agenda, biratangaje. Ndagira ngo uterure uwo mwana noneho use nk'umugendesha nabyo tubirebe. Haguruka gende gaho. Tugende tureba hariya, tugende gutya. Ibigaragara umwana aragenda rwose. Urabona ko umwana nta kibazo afite, ariko yavutse afite ikibazo cyo kutagenda. Mbega Imana yakoze igitangaza gikomeye, ku buryo bimwe tujya dusoma muri Bibiliya bivuga ukuntu umuntu yicaraga ngo ku irembo ryitwa Ryiza, noneho umunsi umwe Petero na Yohana bakahagera, nuko kiri gusabiriza kishakira amafaranga yo kurya, ariko barangije amufata ukuboko ngo nahaguruke mu izina rya Yesu. Ni nk'ibyo ngibyo byabayeho neza neza. Imana ishimwe cyane. Kuko nta n'utubumba mbara afite na n'ubu. Na n'ubu nta tubumba mbara afite. Natwe. Muraza kudufasha rero, mwihangane uwo mwambaro yambaye niba mwafungura bigakunda
turebe ukuntu amaguru ye ameze n'abantu babona imirimo y'Imana. Yego. Nkawe wari uri mu kiriya kibazo kimeze kuriya cyo guterezwa ibintu, ubuzima bugoranye cyane, noneho hakaziramo n'ikibazo cy'umwana akavuka mwabura buryo bumeze kuriya, byari bimeze gute kuri wewe? Wabonaga amaherezo ari ayahe? Ngira ngo hari abantu benshi bahura n'ibibazo bakagambirira kureka Imana, bakivumbura, bakagambirira byinshi cyane, hari n'abajya mu bapfumu. Kubera icyo utagiye mu bapfumu ngo uvuge ngo ni inyatsi cyangwa ni ikindi kibazo, byagenze gute? Ibyo narabitekereje rero, natekereje ko kuri biriya by'inyatsi, narabitekereje ko yaba ari inyatsi, ariko noneho nza kumenya ko Imana igihe ishakiye ku bantu bayo yaremye, igihe ishakiye iguteza ikibazo. Ku buryo nyine igihe nasenze Imana, igihe kigeze ngasenga Imana ngo nyibaze se bimeze gute, Imana irambwira ati ikibazo n'igihe wagiteje kandi nanjye uzakirangiza. Yego. Ubwo rero ngarutse ku cyuriya mwana, uriya mwana akimara kuvuka afite kiriya kibazo kimeze kuriya, niho natangiye kubona ukuboko kw'Imana no gukora kw'Imana. Njya nibuka igihe kimwe bakimara kudutereza icyamunara, nk'uko nagomeje mbisobanura, nibuka igihe kimwe hari umugiraneza wavuze ngo uriya mwana ngo aramwitangiye, ngo amujyane, ngo tumujyane, ngo amujyane i Kigali bajye kumugoroza ariya maguru nyine ye yavutse, kuko nka kuriya mubibonye, kuriya gatangiye kugenda garambuka, ni imirimo y'Imana. Ni imirimo y'Imana, twe nta ruhare twabigizemo. Ubwo rero twasuye uwo muntu, tumusuye nk'inshuti, tumugejejeyo uriya mwana murebye aravuga ati rwose nk'umuntu Imana yagiriye neza ikaba yarampaye ibintu, uyu mwana ntabwo mumusubiza mu rugo, ahubwo aka kanya baratubajije mufite mituweli? Njya nibuka hari abagira neza badutangiye mituweli icyo gihe. Yego. Haleluya. Amen. Hari abagira neza badutangiye mituweli, twari tuyifite rero. Kandi njya nibuka icyo gihe twasuye uwo muntu, mituweli madamu yejyanye mu gikapu. Yego rwose. Noneho rero kuko Imana yashatse kutwereka gukomera kwayo, burya Imana ishaka gukora ikintu ntabwo igemera ko hari umuntu ukivangamo. Yego. Bishaka kugira ngo igikore nurangiza ujye uvuga ati iki ni Imana yagikoze. Noneho aratubwira ati murabona ko imodoka irahari, ntabwo turatereza, kandi sishaka ko asubira mu rugo, uyu mwana ashaka ko asubira i Kigali bakamugorora aya maguru. Yego. Na hariya afite ikibazo bakareba ko hari icyo bahakoraho. Ikintu cyantangaje kimwe rero, nahise ntinya Imana cyane birenzeho. Madamu yashatse mituweli kandi yari mu gikapu, kandi twayijyanye pe, arayibura. Yego. Noneho rero icyatangaje kuri ibyo cyaje kuntangaza ni uko yamaze kuyibura. Noneho dusezerana n'uwo mugira neza, aravuga ati noneho kuva mituweli ibuze, hari igihe mwayisize, musubire mu rugo mwitegure, aduha icyumweru. Yego. Icyumweru aba ari cyo aduha, aravuga ati mugende mwitegure nk'icyumweru. Noneho yego. Haleluya. Amen. Noneho nzahita mbahamagara duhurira ahantu ku muhanda ibunaka, noneho umwana tuhite tumutwara i Kigali. Yego. Haleluya. Amen. Nuko ubwo rero twaraje turitegura, ariko ikintu cyaje kudutangaza, twavuye aho ngaho tugeze mu rugo, twamaze kuhava turebye mu gikapu dusanga ya mituweli irimo, kandi aho ngaho yayitubajije turayibura. Yego. Ubwo rero turaza turitegura, nkuko nabivuze Imana ishaka gukora ibintu ntashaka ko hari abandi bantu babyivangamo. Ubwo rero twaraje turitegura, cya cyumweru kigiye gushira rero, cya cyumweru gishize tuba turamuhamagaye, twiteguye noneho tugende tujye i Kigali, umwana bamujyana i Kigali bamukorere. Ubwo tumuhamagaye aratubwira ngo hari ikibazo yagize,
ngo nitube twihanganya duhinde itariki tuzamuhamagaraho. yo mbe Noneho- nawe agira ikibazo. nawe yagize ikibazo nyine. Nk'uko nabivuze, ubwo Imana iyo ishatse kugira ibibazo nta muntu itateza ikibazo. birumvikana. Nuko ubwo rero tumuhamagaye aratubwira ati hari ikibazo twagize, none muhe mwihanganye, atubwira indi tariki tuzamuhamagaraho. Twongeye kumuhamagara kuri ya tariki rero, noneho dusanga cya kibazo yari afite noneho cyarikubye. Yo, Aravuga ati ni mwihangane yenda nk'amezi abiri. Oh. Nuko nibwo nabwanira na madamu noneho nabwira nti hoya, bino bintu tubyihorere. Nk'uko Imana yabikoze mbere, akivuka akarangiza ibyumweru bingahe atituma, akabaho Imana igakoresha ubuyobozi bwite bwa leta bukabigiramo uruhare, n'abaganga bakamugeza i Kigali, ari Imana ibakoresheje bakamuvura, nta n'ikintu dutanze CHK, akongera akagaruka. Titwiturize Imana izabikora. yego. Ni nako rero muri kubibona, atangiye kujya atambuka, aragenda buno, ashobora no mu rugo ntahirirwa, arasohoka akajya hanze kuko dutuye ku muhanda, arasohoka akajya hanze no ku muhanda. yego. Rero n'ubundi twizeye ko na kino kibazo kindi cyo kuba afite umwanya wo kwitumiramo mu Rubavu, nk'uko Imana yakoze ibindi n'ibindi tubyizeye ko izabikora. aha buretse gatoya, uravuze ngo uwo muntu yabahaye gahunda ko azabafasha mukajya kwa muganga bakamukurikirana, biranga inshuro ebyiri, sibyo? Nuko nyuma yaho umwana byaje kugenda gute? Bigaragara umwana aragenda nta kibazo, yaje kugenda mu zihe nzira? Umwana rero uko mbyibuka, yego, turabana ariko hari ibintu ushobora kubona Imana yabikoze. aha icyo gitangaza rero nicyo dushaka kumva. Hari ibintu ushobora kubona Imana yabikoze ariko nawe ukamera nk'uwibaza ati si ibintu byagenze gute. Umwana bitewe n'uko niribanaga nawe mu rugo, naragerageje kuko urabona imyaka 5 ari kuyirenza. Yego. Uko umubona imyaka 5 ari kuyirenza. Ubwo rero yagendaga kuruza ukuguru gusa. Nkuko madamu yabivuze, mu tubumba mbari nta tubumba mbara afite. Yego. Nta turimo. Ariko igihe cyarageze no kuvuga byaye byaranze. Igihe cyarageze noneho akajya ahaguruka ari mu rugo, turi gukora nk'uturimo two mu rugo, yaba ari nko guhaguru, ukabona arahagurutse yegamiye nk'inzu. Noneho akunda kubikora inshuro nyinshi. Yego. Noneho igihe kimwe njya nibuka igihe kimwe nibwo namubwiye nti rwose ihangane utere intambwe imwe ndakugurira akantu. Yes. Nuko namugendeshaga nkabona aranze. Nuko cyakora igihe cyarageze tukajya tumubwira ati rwose ihangane, tukamujyana, nyine yamujyanaga ahantu mu cyumba akabwira ntihangane utere intambwe ugendere ku nzu ugere nka hariya turaguha akantu. Akagenda yegamiye inzu akabikora. Nuko igihe kigeze rero ibyo kugenda cyakora ntawe nakubwira ngo byaje, icyo twagiye kubona tubona yize guhaguruka, agahagaraka tubwira ati nimurebe noneho nahagaze. Tukishima nawe akishima kuko nawe yabonaga kugenda nyine bitazoroha. Nuko yawe n'abandi bana bari kugenda naho ukabona afite ikibazo. Nuko ubwo rero cyakora ibyo kugenda byo byagomeje kuza ruto ni ruto, none ubu ngubu tubona umwana rwose nta kibazo, ubu arasohoka akajya kwirirwa no hanze mu bandi bana. Gusa ikibazo kigihari ni iki ngiki cya hariya, naho ibyo kugenda byo tubona n'amaguru kugororoka ntawagiye kuyagoroza, tubona gagenda gagororoka nk'uko ubibonye rero. Uri kubona ko gatangiye garimo gagororoka neza cyane. Twagiye tumubwira ntihangane ukandagize ukuguru neza, ntago yambaraga inkweto ariko ubundi arazambara. N'ibindi rero twizeye ko Imana izabikora. Amen. Aha, Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Imana ikora imirimo itangaje. Biratangaje ukuntu mwagiye kwa muganga bikanga, noneho mukajyabona n'umuntu uzabafasha, nawe bikarangira bidakunze, nawe biranga, ariko mutegereje Imana za mbaraga zayo ikora imirimo itangaje, umwana aragenda. Nkuko nakubwiye nyine, ibi nabyo ni igitangaza. Nkuko tubona turi umuryango w'abantu 7, kandi ibyacu barabiteje cyamunara, ariko tukabona turiho nkuko abandi bariho. Ibyo nabyo ni igitangaza cy'Imana. Yego rwose. Uko abandi bahaha natwe niko tujya guhaha, nuko tukabona Imana itubeshejeho. Nabyo tubona ari igitangaza cy'Imana. Aha, dusoza rero ndagira ngo ugire inama abandi ba papa bashobora kuba bari mu rugendo rutoroshye,
bakaba barahombye se cyangwa se bakaba bafite n'ikibazo cy'umwana gutya n'ibindi bibazo bitandukanye, bagira inama bakora iki, babigenze gute? bo nk'uko rero narindimo mbivuga, njyashima Imana cyane, nahuye n'ibibazo byinshi, njya nibuka ku buhamya bwanjye bwa mbere nagiye mbivugaho, ababukurikira bazajya babibona. Nahuye n'ibibazo byinshi ariko igisubizo nabonye cy'umuntu wahuye n'ibibazo, burya ibibazo bibaho Imana yabyemeye. Ibibazo Imana bibaho Imana yabyemeye. Buriya iyo umuntu yahuye n'ikibazo, igisubizo ntabwo njya mbona hari abantu benshi twagiye tubana bahura n'ibibazo ari nk'umugabo, yego, ikibazo akagisubirisha yenda kujya gukora ibidakwiriye cyane. harimo nka duce nagiye mbamo, bitumije nibuka ndahantu hamwe i Kigali, ndahantu hamwe i Kigali hari ahantu naraye nijoro, noneho bitewe n'uko nari nifitiye ibibazo rero bikomeye, nararanye icyo gihe n'abantu benshi, turara hanze twicaye nyine, byarumvikanaga. Ibyo kurara hanze ntacyo byabaga bimbwiye, ntacyo byabaga bimbwiye, ahubwo umuntu ufite ibibazo umuntu ufite ibibazo ibyo kuvuga ngo ararira harara ntago birimo. Yego, nagiye mvuga ko nagiye njya kureba mu masengesho ntateguye, nkagenda nkihuramo bitewe nuko nta hantu mfite ndi burare, nkajya kwirarira mu masengesho kandi nta gahunda afite yo kurara mu masengesho. Aha i Kigali rero naraharaye, ku byo ngiye kuvuga ngira inama abanyumva. Aha i Kigali naraharaye, numva ibitekerezo byinshi by'abagabo, numva bari kuvuga bati mbo runaka yahuye n'ibibazo ajya kwizanira undi mugore, none deba bamuhaye biriya. Nuvuga ngo ajya kwizanira undi mugore ufite amafaranga, none dore bamuhaye biriya, none abayeho neza, ariko igisubizo ntago ari icyo. Yego, hari n'abandi babisubirisha, akavuga ati yenda ndajya gukora ibindi bintu runaka mbe nakwibase. Igisubizo ntabwo ari icyo, ahubwo igisubizo nabonye kubona agira inama, igisubizo ni ukwegera Imana. Imana ikugira inama ikakubwira ati nubwo ikibazo gihari ariko genda gutya kandi nzabikora gutya. Igisubizo gihari rero ni ukwegera Imana. Njye nicyo gisubizo, ni nacyo nagira inama abandi bantu, ni ukwegera Imana, kuko Imana yigumya kukuba hafi kandi ikakugira inama yo kurifata. Nasanze Imana ikunda cyane abantu bagize ibibazo, kuko bakunda kwegera Imana, birabakunda. Burya abantu badafite ibibazo ibintu byo kwegera Imana ntabyo baba barimo. Ubu rero iyo ufite ibibazo wegera Imana, nayo igenda ikubwira iti nubwo ufite ibibazo ariko genza gutya, nshaka gukora gutya, ikakugira inama. Nicyo nakwifuriza rero abantu, nuko bakwisunga Imana ku bibazo bafite. Urakoze cyane kubw'inama nziza uhaye abapapa batandukanye yo kwegera Imana. Dusoza rero ndagira ngo nsabe na madamu noneho agira inama abandi babyeyi batandukanye. Ibibazo byarabaye, ariko dusoza reka nkubaze kino kibazo, kubera icyo utagiye mu bapfumu ngo ugende ujye mu bapfumu bagushakira igisubizo? Tujya tumva abandi bajyayo ibibazo byabakomereye bakajya mu bapfumu, kubera icyo utagiyeyo? Ubundi ntawe nari kujya mu bapfumu, kuko nari nizeye ko Imana ishobora byose. Ubwo rero nagiye njya mu cyumba, ubwo nkaririramo, ariko ubwo nahura n'abandi cyabaza kunsura sinabereke ko mu kanya nari ndi kurira. Ubwo ndavuga ati hari Imana nanone ubwira ibyawe, kandi isengesho nubwo ryaba mu ibanga iraryumva. Ubwo rero hari ukuntu umuntu yisunga imbaraga z'Imana zikamuneshereza ibyo adashoboye, kandi n'abaganga nabo kubwo gutabara abana bajye bahita bareba uruhinja ruvutse ko rufite umwanya wo kwituma, kuko umwana wanjye ari kuganira n'abandi biranezeza. Ubwo abaganga nabo Imana izakomeza ibahe imbaraga, ibahe no kugomeza kwita ku mpinja. Inama nagira ababyeyi ni uko bajya kwisengera Imana, nta handi ubuhungiro buri, kwa Yesu niho hari ubushobozi bwose. Kwa Yesu niho hari ubushobozi bwose. Turabashimiye rero kubwo kwemera kuganirana natwe, ngo abatuye isi bamenye imirimo y'Imana ikora. Imana nibahiriza umugisha. Ndagira ngo rero dusoza udusengera Imana. Yego, dusengere. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, twishimiye ko ushoboye byose,
ufite imbaraga kandi Mana ntawe utakura umuntu nta naho utamugeza. Uwafashe Hana umuha umwana arakunezererwa, niko natwe iyo twagiye kwa muganga bikomeye urongera ukadusubiza abana tugaheka. Kandi Mwami kuko ushoboye byose waraturinze rero ubwo byari bikomeye, ibibazo byatugose mu icumbi ryacu uratugota, tugotesha imbabazi zawe. None turiho Mana, none twongeye kwegera abanyamakuru, turasenze kugira ngo rwose ukomeze gutanga umugisha kandi ukomeze Mana gushyira ubwoko bwawe ikimenyetso. Wamenye maraso ku musaraba utwitangira, ni urukundo rwishira kugira ngo umunyabyaha atazarimbuka, kuko wakunze abari mu isi cyane byatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese azabone ubugingo buhoraho. Warakoze cyane rero, tugiye gutandukana. Dusengeye abumvishije ibi biganiro tuvuze, buri wese umuhe kugusanga kugira ngo buri wese urushye n'uremerewe agusange umuruhure. Ngaho rero tugushimiye ibyo wakoze kandi twibuka abakozi bawe hirya no hino bose ubaha umugisha. Ngaho dusabye twizeye, dusabye muri bike nk'abantu wowe utanga nk'Imana, byibona bidukwiriye ubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu urakoze. Amen.